bagiye kumva, bagiye gusiga intumbi. Ntabwo bari bazi ko yazutse, ariko byibuze urukundo bari barakundanye, bikeya bari baramumenyeho, byabateye kugana aho batekereza ko bari bumusange. Bikeya wamenyeho byakumenyeshe ko inzu z'Imana zihari, byibuzaga naho. Kora bikeya ushoboye, azagenda akongerera ibindi. Arakwifuza nk'umuhamya ukomeye, utajenjetse, utatwaye inkuru zimuha. Reka tuzamura amaboko dusenge. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimye kuri Imana yacu. Ndagushima wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndasaba imbaraga zibigiza aho uri, imbaraga zitwigiza aho ubonekera, imbaraga zidushoboza kubyuka tugasenga, imbaraga zidushoboza kwihirana nawe, imbaraga zidushoboza kuba mu materaniro y'abera, imbaraga zidushoboza kumva ijambo ry'Imana, aho bavuga ubutumwa bazima barimo bigisha ijambo ryawe. Dushoboza ibyo ngibyo byoroheje, uzakora ibindi bihambaye bizasiga ubuhamya butagisibika, butagikuka mu mitima yacu. Mwami w'abami, urabyifuza, urifuza twese kuduhindura abahamya bafite imbaraga, abahamya badakangwa n'ibihe, abahamya batanamuka, abahamya badashobora kuzima, abahamya badashobora gukonja, abahamya bafite ibyo babwiwe nawe n'ibyo bakubonanye. Urakoze kurimo kugenda ubikora. Ndagushimira kutajya utureka, ngaho ugendana natwe, tugwiriza inyota yakomeza kugushaka, tugwiriza inyota, tugwiriza inyota. Turagushimira kandi ibyo umaze gukora Mwami. Aho duhagaze uyu munsi ntitwari tuzi ko tuzahagarara, ibyo tukumenyeho uyu munsi ntitwari tuzi ko byashoboka, imbaraga duhaye uyu munsi ntitwigeze turota ko twazigira. Iminsi turindiye mu gakiza ntabwo twari tuzi ko tuzayimara. Twakijijwe Mwami dukeka ko tutamara ukwezi, dukeka ko tutamara umwaka, ariko tuberewe wo kwizerwa nyaguhora ku ngoma. Aho ugejeje gukora kwawe turagushima, kandi ntiwenda kubicira hagati. Nushimwe, ntabwo wazanywe no kuduciraho iteka, wazanywe no kudukiza. Reka uyu mugoroba tubere umugoroba wo kweguka no kwegurwa ku bari barambaraye, abibwiraga yuko utabitayeho, abibwiraga yuko utagikora, abibwiraga yuko utakiriho. Ongera ucishe kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwabo Mwami. Baremera ibihamya bishya, abafite ibihamya bisa nk'ibishaje bitagifite icyo bibwiye imitima yabo, ongera uzane ibishyashya Mwami w'abami. Ongera uca imbere yabo nk'uko wavuganye n'abana bagabo bajyaga mu kirorero batazi ibiriho, bakakubona ntibakumenye. Ongera ukora ikintu gishya gituma amaso y'abafunguka nyaguhora ku ngoma. Turakwizeye, uri mwiza. Ntabwo twabasha guha abo dukunda inyota, ntitwabasha guha abana bacu, abagore bacu n'abagabo bacu inyota, ariko wowe wabikora. Ca muri bikeya tubabwira, ca muri bikeya iyo tubatumira mu nzu yawe, ca muri bikeya iyo tubakunze niyo tubereye imbuto, ca muri bikeya twebwe abantu dushobora ubikoreshe, biyereke Mwami. Twikurura ubwenge bwabo, bahindukire bakizwe, duhe ubutware bwo kukuvuga kugira ngo bakumenye. Duhe imbaraga zo kwera imbuto ahantu bitacyoroshye kwera imbuto, kugira ngo haraho nabyo bikoreremo. Duhe gukunda abadakunditse, baba bari bugufi bwacu, abantu bakaba batangiye gucogora. Duhe imbaraga zawe, duhe kuguhagararira mu miryango yacu, duhe kuguhagararira mu kazi kacu, duhe kuguhagararira aho dushyira hose Mwami w'abami. Abintu bicarana natwe, batindana natwe, bamere nk'abagendanye nawe, bamere nk'abakubonye. Nyuzuza mu ibyiza byawe kugira ngo mbisuke, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana tuzagira gahunda y'urubyiruko muri rusange, ariko muri iyi minsi reka tube dukora ibyo. Hanyuma ikindi, kubw'ubuntu bw'Imana tuzaba tugira amasengesho kuva kuri buri wa mbere wa nyuma, last Monday y'ukwezi tuzaba tugira amasengesho y'iminsi 3 yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Ubishyire muri gahunda yawe, tuzabitangira mu mpera z'uku kwezi, azaba ari 27 ngira ngo, yego azaba ari 27. Ni ukuvuga ngo bisevinge itariki 27, 28 ni itariki ya mbere. Tuzaba dufite amasengesho yo kwiyiriza ubusa no gusenga, duhurira hano ku mugoroba. Uko Imana izakomeza kuduha uburyo bwo kuhateranira, tuzajya tubikora buri kwezi. Imana ibagire neza. Mwibuka kandi ko kuwa gatatu aba ari umunsi wacu wo gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari abantu bakibyibuka? Imana ibahe umugisha. Ababyibagiwe Imana ibababarire, kandi ubutaha izabi muzabyandike.
Imana ibaha umugisha. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Turakomeje mu magambo tumazemo iminsi yo kuvuga ngo guhindurwa umuhamya w'imbaraga. Haleluya. Umunezero mfite nuko umuntu atihindura byo. Amen. Si ibintu nigirisha, si ibintu gusaba kwigirisha, ahubwo ni ibintu Imana ikorera muri wowe. Hanyuma Imana ikoresha uruhererekane rw'ibintu byinshi, ibyo nkunda, ibyo ntakunda, ibyo nishimira, rimwe na rimwe n'ibyo ntishimiye, ariko Imana igakoresha uruhererekane rw'ibyo bintu byose ikazaguhindura umuhamya ufite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Inzira z'Imana ziratangaje, cyangwa umugambi w'Imana uratangaje, rimwe na rimwe ntituwumva. Muzi akantu bajya bakinisha abana, ndako n'abantu bakuru baragakina, bateranya bakaza kubyara igishushanyo, bakitwa puzzle, niba kitwa wiki kitwa gutyo. Cyo ni Igifaransa, cyo ni Icyongereza. Cyo ni Icyongereza, mbese mu Gifaransa kitwa gutyo. Ni puzzle nyine. Akantu nko wafata ishusho nka kuriya hari ahantu hameze, tukaba tuvungaguritse, ariko baduteranya tukaza kubyara igicaniro cy'abarinzi ku nkiki, ijambo rikajya kuri indi, igishushanyo kikajya ku kindi, bikabyara ishusho. Haleluya. Inzira z'Imana rero rimwe na rimwe n'imigambi y'Imana kuri twebwe ijya imera nka kuriya. Noneho tukaba dufite twebwe ahantu twagennye kandi twifuza ko ariho byaca, ukumva bigomba gucaha bigacaha kandi bikagerayo byihuse. Haleluya. Abantu twese tuba twifuza ko bigerayo byihuse. Ndangije kwiga nyine n'impakazi kandi kabangukane kandi kama ahantu heza, siko bimeze gutyo, nta bintu byo gutinda, kandi nta gihembwe cyo gucamo nabuze minervare, nta bintu byo kugera mu rugo nagombaga kubyara ngo ntinde kubyara, nta bintu byo gutinda. Ibintu byose bijye mu murongo, nshake ku myaka nashakaga, niba waragambiriye 25 cyangwa n'itatu cyangwa n'ingahe ubu bikoze, niba umusoro ukavuga uti kuri 28 cyangwa 30 nzaba nshatse, hanyuma kuri 35 nzaba nubatse inzu muri Kigali, hanyuma kuri 29 nzaba naraguze imodoka. Haleluya. Ni byiza gupanga ntako bisa, kandi twese twumva byagenda nkuko nguko, ariko ntibijya bibuza imigambi y'Imana gusohora. Bimeze nka ya puzzle nyine, igihe kiragera igishushanyo kikuzura. Haleluya. Haleluya. Kwizera Imana nasanze byoroshye. Twese turabizi ko abenshi turabizi ko Imana ari Imana yizerwa kandi ari Imana ikiranuka, ariko kwizera inzira zayo bijya bitugora. Nanjye njya mburana nayo. Imana ishimwe cyane. Ukibaza impamvu itabicishije hahandi. Haleluya. Reka twitoze kwiringira n'inzira zayo. Izaturuka ibumoso cyangwa iburyo cyangwa hehe, kandi byose izabikora mu rukundo, kandi byose izabikora neza. Haleluya. Abatari bizeye inzira zayo, ababonaga zitaryoshye, ariko yamara kubisohoza mugakura mu ishimwe ryinshi. Mufashe tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Ukavuga uti Imana burya warakoze, nubwo byatinze, nubwo byaciye ariko burya warakoze. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashima Imana ko ariyo kwizerwa no mu nzira ngewe ntumva. Imana ishimwe. Haleluya. Izacisha kugira neza kwayo imbere yawe, cyangwa ukaguma muri yo gusa. Turimo turavuga rero guhindurwa umuhamya w'imbaraga. Haleluya. Ni wa gatatu wacu, ngira ngo wa gatatu tubivugaho. Kuki dukeneye umuhamya w'imbaraga, cyangwa kuki ubwami bw'Imana bukeneye umuhamya w'imbaraga? Haleluya. Nuko umuhamya w'imbaraga ni umuntu alorayingaho, ni umuntu mbese wakwicumba, ni umuntu wahagararaho ukaba ubizi ko ibyo umusaba nyine azakomeza kubikora. Siko bimeze? Imana ishimwe cyane. Inzu y'Imana cyangwa abari muri Kristo benshi batangira urugendo rwo kumwizera ni abahamya ariko badafite imbaraga. Abahamya b'imbaraga ni bake, ariko inkuru nziza nuko mu bahamya b'intege nkeya ariho Imana igihagurutsa ikagenda iduha imbaraga, tukagenda duhindukamo abahamya b'imbaraga. Haleluya. Ntacyo bitwaye rero kuba nabandi umuhamya w'intege nkeya umunsi, ariko ni inguma muri Kristo, ni inguma aho ngaburirwa, ni inguma kwegerana n'Imana. Ni hahandi mu banyantege nkeya Imana igenda ihagurutsamo abanyembaraga. Yesu ashimwe cyane. Nusoma Bibiliya, ubuzima bw'abantu Imana yakoranye na ibintu bitangaje, bijya biguha icyizere. Uvuga uti niba Yesu yarakoranye na Petero umwihakana mu kanya kandi bari babivuganye, ariko uzi umuntu kwihakana wari wanabimubwiye, hanyuma akanakwiyemera akavuga ati ngewe no mu rupfu tuzanagera he kwanza.
hanyuma mu kanya bikaba biranze. Ariko Yesu, oh haleluya, akazahindura uwo munyantege nke akazamugira umunyembaraga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko mu bahamya b'intege nke ariho Imana igihagurutsa abanyembaraga. Nta muntu uvuka yuzuye imbaraga, nta muntu uvuka yuzuye gushobora. Dutangira tugwa tubyuka dufite intege nkeya, tumuhakana. Iyo tuvuga ngo tugwa tubyuka, iteka ntibishyira mu ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe abantu babyitiranya, ariko hari igihe ugwa mu kwizera, ukagwa mu kwizera ukasigara n'ubanye n'Imana nk'iby'ikinyabupfura, ukavuga uti nyine ndapfa kuza, hanyuma mfe kujyayo, mfe kuririmba. Imana yacu ishimwe. Rero ubwami bw'Imana bukeneye abahamya b'imbaraga. Haleluya. Kandi umuhamya w'imbaraga agaragazwa n'ibihe. Ibihe n'uruhererekane rw'ibintu bitandukanye nibyo bigenda bikabyara uwo muhamya w'imbaraga. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo wabana n'umuntu akozeho gakeya ngo ahita barirwa mu banyembaraga ufite, kuko ibihe nibyo bidusuzuma bikazatuvanamo abagabo nyabagabo. Imana ishimwe. Haleluya. Gumana na Kristo rero, ukomeze umwikomezeho. Hari umunsi nawe uzajya witangara ukavuga uti ibi bintu ninjye wabibashije, ninjye ukomeje kwizera Imana bimeze gutya, ninjye udagicogora. Imana yacu ishimwe. Nongera nkwibutsa akantu keza ugagumane mu mutima wawe, si twe tubyigira, ni uruhererekane rw'ibintu Imana ikoresha. Harimo ibyiza n'ibibi, harimo gutengwa, harimo gusubizwa, harimo ubuhamya, harimo kurira, harimo kurarurira, harimo kubyuka useka, harimo ibyo bintu byose, harimo ibyatinze n'ibyabangutse. Urwo ruhererekane Imana irabiterateranya ikazaguhindura umuntu ukomeye, umuntu ufite imbaraga muri Kristo. Haleluya. Reka dukomeze rero tujye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28. Turasoma ahantu harehare, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Haleluya. Ngo nuko umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Madarena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Bajya hehe? Kureba cya gituro aho Yesu bari bamushyize. Bajyayo. Ndatekereza ni nako kuri ko batari bizeye guhura n'igituro kirimo busa. Niko kuri ko bibiri tubwira. Murabyibuka ko bari bagiye bajyanye ibihumura neza byo gusiga iki? Umurambo. Yesu yanyuzagamo akabwira abigishwa be ko azazuka, ariko byari bitarakwirwa mu mitima yabo. Ariko nubwo Yesu wabo atari muzima, nubwo bagiye gusiga intumbi cyangwa se umurambo, byibuza bajyayo. Imana yacu ishimwe cyane. Bajya kureba cya gituro, bajya kureba imva, ahantu badategereje ibitangaza, ahantu batizeye kugira haraho ikintu bahakura, ariko bajyayo. Imana yacu ishimwe. Kuki ndimo gushimangira iki ngiki? Ndakwifuriza kwegera cyangwa kwegerezwa ibintu byose bikwegereza Imana. Haleluya. Habaho iminsi biba bisa nkaho nta kintu bigiye kubyara, ariko ntukarekereho kwegera, kuko iyo batajyayo aharaho ibyiza bahuriye nabyo kumva, ntibari bubibone mu ba mbere cyangwa ntibari bunabibone. Imana yacu ishimwe. Ntabwo dusenga, ntabwo twitabira amateraniro, ntabwo tugira iminsi yacu yo kwiherera no kwiga ijambo ry'Imana buri mwanya ngo bitange ikintu gifatika. Naba ngushutse. Haleluya. Hari igihe usohoka nk'uko winjiye. Abakoze amasengesho y'iminsi myinshi bakavayo habe n'akajwi habe n'inzozi. Haleluya. Bijya bibaho. Ariko twebwe kuri twe nitwe tuba tuzi ko nta kintu cyabaye, ariko kiba cyabaye. Imana yacu ishimwe. Ndagusaba rero tukivuga aba badamu byibuza gukomeza kwegera aho uhurira n'ibintu by'Imana. Twese turahazi, swati ni mu rusengero naho basengera, ni wowe n'Imana ku karago cyangwa ku itapi imbere y'igitanda cyawe, ni wowe mu ijambo ry'Imana ufite inyota yo guhora wifuza iby'Imana, kuko ibintu byose dushaka biraduhagurutsa. Yesu ashimwe. Haleluya. Abafana ba Rayon Sport na ba Peri. Iyo umupira wabaye uryoshye ushyushye, ntabwo wahitamo kurebera kuri televiziyo kandi uzi neza ko ahantu urimo kubera ushobora kujyayo, kuko ubikunda biraguhagurutsa. Ufite ubushobozi wajya no muri cya gikombe cy'isi, wajyayo, ntabwo wifuza kubireba kuri screen. Ibintu dukunda rero biraduhagurutsa tukabyegera.
Imana ishimwe cyane. Umuntu wifuza guhura n'Imana, umuntu wifuza kuba umuhamya w'ukuri, umuhamya ufite imbaraga, ntabwo avuga ngo ngewe amateraniro ngo nzajya nyareba online kandi afite ubushobozi bwo kwegera aho basenga. Muranyumva nshuti z'Imana? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwo mutima ushaka, uwo mutima wegereye, byanze bikunze Imana irawubona kandi ikagira icyo iwuhemba cyangwa ikiwuha. Imana iteka ireba inyota iri mu mitima yacu kandi bikayikoraho. Imana yacu ishimwe. Rero ibintu by'ingenzi turahaguruka tukabyegera, bidutera kubigana no gusanga aho biri. Umuhamya w'intege nkeya azahora iteka afite impamvu zituma ategera aho yagombaga kwegera, kandi izo mpamvu iyo zishyize mu mutwe usanga zifatika. None se umuntu yarabyaye, none se asiga abana, none se umuntu afite akazi kenshi, none se akinga iduka, urumva bidafatika? Ibyo bintu ntibifitemo ubwenge. Ariko iyo ibintu bimwe biruta ibindi, tugira ibintu bimwe tureka tukagira ngo dusingire ibi birusha agaciro kurushaho. Haleluya. Hanyuma tugahabwa imbaraga, tukakira ibyo twakira, tugasubira gukorana bya bindi, tutajagaraye, tutazengurutse ahantu hose, ariko dukeneye no kugaburira uwo muntu wacu wamwe imbere. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Hanyuma kuko ijuru ritajya riceceka iyo ribonye umutima umeze gutya, riraza gushyira ibihamya by'ukuri, biza ibintu wiyiziye wibonaniyeho n'Imana mu buzima bwawe, bizatuma none uhinduka umuhamya w'imbaraga. Ku murongo wa 2 ngo habaho igishyitsi cyinshi. Iyi nkuru iri muri Matayo, iri muri Luka, iri muri Yohana, iri no muri Mariko, iri ahantu hose mu butumwa bwiza. Bamwe rero bayivuga gutya, abandi bakongeraho kandi, abandi bakayivuga gutya. Urabizi twese hano habaye ikintu dusohotse inkuru twayivuga mu buryo butandukanye, ariko iba ari imwe. Imana ishimwe. Ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ku murongo wa 5 ngo ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Haleluya. Umuntu wasigaye aho basigaye hirya aho batuye, n'umuntu wihuriye na marayika akamubwira, aba bantu bazagira imbaraga zitangana. Haleluya. Nimureke twegere ibintu byose bitwegereza Yesu. Yesu azacisha kugira neza kwe imbere yacu, bituma ubuhamya bwacu n'imbaraga zacu bitamera nk'ibintu twumvanya abandi, bihinduka ibyacu ku giti cyacu. Ntabwo uyu mugore wamuhakanya ko atavuganye na marayika, kandi bivuganiye kandi yamwiboneye. Haleluya. Ngo mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Haleluya. Hejuru begera Imana bagiye kureba cyangwa bagiye kumva, reka tuvuge kujya kumva, twebwe uyu munsi twabigeranya no kwegera Imana. Bo bari bagiye kumva aho bakunze, aho bagiriye neza, bari bamushyinguye. Uyu munsi reka twebwe tubizane mu kwegera Imana. Bagiye batazi ikiri bube. Nimureke dukomeze dushaka Imana, aho niho abantu bahurira n'Imana. Imana ikabubakira ubuhamya ku giti cyabo, ibintu biyumviye, ibintu biboneye, ibintu biyumviye mu mitima yabo, bataguhaho kuko bidahabwaho, ahubwo nkuyobora inzira yaho nabikuye, nawe ukajya ugahura nabyo. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ijuru ryari ryababonye bakiza. Haleluya. Imana ihuza ibintu, irabizi neza ko marayika ari bubahari, n'abagore bageze kumva, bitwariye ibihumura neza, bakoze icyo bashoboye, niho bagejeje. Yesu yababwiye ko azazuka, ariko ntibaragira imbaraga zo kubyizera, ntibaranabimenya neza, ariko bakoze icyo bashoboye. Umva icyo nkundira Imana, ntigusaba gukora nk'ibyanjye, nta nubwo isaba gukora nk'ibyawe, ariko iragusaba ibyo wamaze kumenya, ibyo wamaze kumenya ko bakora. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana ihuza ibintu, ibigena neza ko marayika bahahurira. Ngo mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Mwaje kureba imva mu ntege nke zanyu, ntimwizera yuko yanazutse, kandi yaranabibabwiye, ariko muzanye ibyo gusiga, ariko byibuza mu ijuru barabizi ko mwebweho muri bo mushaka Yesu wabambwe, kandi ntazabihisha, azabiyereka. Mana yacu tugire neza. Iyi periode yo kutazi ikiri bube, ni periode itazana itandukaniro hagati y'abashaka Imana n'abatayishaka. Tuba dusa, ndetse umuntu yanakubaza ariko ngiye wahereye n'urusaku rwinshi, Imana yabiri hehe? Tumena amatwi ngaho saa 9. None rero umuntu ataranabimenya ko Imana yumva umuntu atanashakuje iteka arasakuza. Haleluya. Ukabyutsa abantu kuko umuriga gusenga, kandi Hortense yasengeye hano arasakuza kugira ngo abantu bose barasakuza. Uyo ndi mu rugo ntago nsakuza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Habaho iyi periode
hatabaho itandukaniro ry'abashatse Imana n'abatayishaka. Bari baje kumva y'umuntu wapfuye, umuntu udafite ikintu abamariye. Ntibari baje bata expectinga ikintu na kimwe. Iyo periode dusa, abashatse Yesu n'abataramushatse, iyo periode dusa twese tubaho, kandi ingano yayo iratandukana bitewe n'imigambi y'Imana ku buzima bwacu, bitewe n'inyota dufite. Ibyo bintu birahurirana. Imana yacu ishimwe. Kuri umwe bishobora kumara umwaka, periode bisa, ndetse umuntu yitegereza agasanga inyungu zo kuba yarataraza mu mwami zari nyinshi na nziza kuruta izo afite uyu munsi ari mu mwami. Icyo gihe kibaho, kandi icyo gihe ingano yacyo igenwa n'uburyo wakomeje kwegera iby'Imana, ikongera ikagenwa n'imigambi Imana idufitiye. Imana yacu ishimwe. Ariko umunsi umwe ijuru rizaguha ibihamya, haleluya, ko gushaka Yesu atari ugutakaza umwanya. Reka tumuhe icyubahiro. Ujye utwitaba, ujye useruka tukamubona, haleluya, ujye utwiyereka no mu bujiji bwacu no mu ntege nke zacu. Akwiriye icyubahiro. Igihe kimwe ku bashaka Imana bose, Imana izazana itandukaniro. Tandukaniro mvuga si ry'ibifatika gusa, nubwo nabyo ibifite kandi bitanga, ariko izana kwemezwa mu mutima kudahanagurwa, utakuzaho ikintu icyo ari cyo cyose. Ibi navugaga mu kanya, Paulo na Sila baririmba muri gereza, bafite imbaraga zo kuririmba kuko Imana yabo barayizi. Yesu bavuga baramuzi neza. Ntabwo inkoni n'imibabaro bazanywe no gufungwa no gukurubana biri bubuze indirimbo mu mitima yabo. Ikindi bagiye kuririmba batazi ko gereza iri bufunguke. Imana yacu ishimwe, haleluya. Ariko iby'Imana ikorana natwe tukayimenyera, bijya bigenda bihererekanya n'indi mirimo y'Imana tugatanga. Baririmbye bisanzwe bavuga Yesu wabo ko ari uwo kwizerwa, bavuga ko nubwo bafunzwe bazira izina rye nta kibazo aracyari Imana. Ariko mu kanya Imana igiye kubereka ibindi bihamya bizatuma noneho barushaho gukomerera mu mwami. Gereza iranyeganyeze, irafungutse. Ibyo bintu wazabwira Sila gute ko Imana idafite imbaraga? Nimureke twegere Yesu. Ushize nababwiye ngo ntimwemere ko inkuru ze ziduhindukira ibihuha kubwo kugarukira bugufi. Kugarukira bugufi bituma ugira ngo ibi bintu n'uru rugendo ni ibihuha, cyangwa ni ibintu abantu bigira, cyangwa ni ibintu by'ikinyabupfura, cyangwa ni ibintu bya morali. Mureke twe kugarukira bugufi, egera intebe y'Imana, haleluya. Izi nkuru ntizibe impuha. Imana yacu tugire neza, haleluya. Umunsi umwe ijuru rizaguha ibihamya ko gushaka Yesu atari ugutakaza umwanya. Ku murongo wa 6 marayika aracyababwira ngo ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze, nimuze mbaho ibindi bihamya. Haleluya. Ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze, nimuze murebe aho umwami yararyamye, muze mubirebe n'amaso yanyu. Ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze, nimuze murebe aho umwami yararyamye. Haleluya. Ibyo ari byose ubwo barinjiye baranareba. Hanyuma ku murongo wa 7 arangije abaha n'ubutumwa, nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Haleluya. Abagore bazindutse bajya gusiga umurambo bahawe amakuru atari impuha, amakuru y'impamo. Nubwo wabaca imitwe ntibashobora guhakana ko Yesu atazutse. Haleluya. Nimureke tumwegere aduhe ibihamya byawe ku giti cyawe. Nibyo byonyine bishobora guhindura umuntu umuhamya ufite imbaraga, kuko waramwiboneye, mwarihuriye, kandi abamushaka bose arabibagenera. Imana yacu ishimwe. Bahabwa amakuru atari impuha. Ntari hano kuko yazutse. Iyo dukomeje gushaka Imana idukura ahantu hamwe itujyana ahandi. Hari igihe Yesu yababwiye ko azazuka, ariko bari bataragira amatwi yo kubyumva. Humura. Hari igihe baza uti ntago ndimo mbyumva, ndasoma simbyumva, ndasenga ntibikunda, ntagatege. Se babigenza bate kugira ngo basenge isaha? Ese umuntu yikijyanye mu cyumba umunsi wose ubundi avuga iki? Avuga iki? Atangira atazi icyo kuvuga, agatangira asoma Bibiliya, akajya muri Yohana kumva ntibiza, yavuye akavuga ati reka none nyihere mu itangiriro neza neza aho byahereye ndebe, yagerayo ntabyumve. Ariko yakomeje, igihe kiragera Mwuka Wera akabimurikaho, umuntu agatangira kubyumva, agakora liste y'abasengera mu minota 5 bakaba bararangiye. Hakaba igihe rero haza ubusabane, ariko bihabwa abande abatangiye. Yesu yabwiye ngo azazuka ntibabyumva, ariko noneho harageze.
Yesu arongera azana ibindi bihamya imbere y'ubuzima bwabo, azi revozi twese tugezeho, azi aho yatubwirira, ariko icyita rusange cyangwa icyo duhuriraho nuko twese tumwegera. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze, nimuze mureba aho umwami yari aryamye, nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi ko azababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Haleluya. Marayika amaze kubereka ko yazutse, ko atagihari, abahana ubutumwa kuko Yesu yari yababwiye, aravuga ngo nimugende kandi vuba. Bava mu gituro vuba, bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Reka nkubwire inshuti y'Imana, imbaraga zo kwirukanka ziva mu cyo twahura, aho twahuriye n'Imana nicyo twavuganye n'Imana. Marayika arababwiye ngo nimugende vuba, nimwihute. Hanyuma izo mbaraga z'ibyo biboneye n'amaso yabo zirabatera kwihuta byanze bikunze. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Wadukesha imbaraga, wadukesha kudashidikanya ko ariho akwiriye guhabwa icyubahiro, uwifuza kwimenyekanisha abantu. Haleluya. Izi mbaraga zo kwiruka bava mu gituro nta handi bazikuye, babyiyumviye, babyiboneye, byabaye ibyabo, ntibikiri inkuru babwirwa n'abandi. Haleluya. Ngo birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Imbaraga zo kwirukanka nta handi tuzikura mu bihe byacu byo kubana n'Imana. Ibibazo byinshi cyangwa amagambo agaruka kenshi mu buzima bw'abera ni amagambo avuga ngo ngira intege nkeya, simbasha gusenga, iyo ntangiye gusoma Bibiliya ndasinzira. Ababivuga ni babandi baba batarwana ku izina ryabo, baba batinya kubivuga. Gerageza ibi n'ibi bikanga, njya ndahira. Reka nkubwire ngo ntuzongeye kwirirwa urahira. Imana ni nyembabazi, ntabwo ukeneye ko turahira ngo nukuri Imana gusa nzongera kubikora, ngo nibikora ngo uzanyice. Nukeneye kurahira, n'umugizi wa neza, n'umunyembabazi. Ntabwo mbikubwira kugira ngo uzabihoremo, ariko ntukeneye kurahira kuko azi imitima yacu. Ntabwo nkeneye kurahira ngo mwemeze. Izi ntege nkeya rero igihe kijya kigera igasuka mu imbaraga ze, ibyo tugambiriye tukabishobozwa. Haleluya. Biva hehe? Biva mu kwegera, kugira ngo Imana ishyire ibihamya by'ukuri mu mitima yacu. Abagore barimo baragenda basiganwa, bagiye kubwira abigishwa ko Yesu yazutse. Ni iki kibatera gusiganwa? Nibyo biboneye, nibyo biyumviye, ntizikiri inkuru z'impuha. Imbaraga zo gusenga uzazigira, imbaraga zo gukiranuka uzazigira, imbaraga zo gukora iby'Imana ikunda uzazigira, imbaraga zo guhagararaho Imana yifuza kuguhagarika uzazigira, imbaraga zo kuba hejuru y'ibihe uzazigira. Ariko egera aho ziva, nta muntu ugira yundi. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ikintu gitangaje nuko muri ubu bwami haba ihame ritangaje wagira ngo ririmo injustice cyangwa ririmo kubera, ariko siko biri. Muri ubu bwami haba ihame rivuga ngo abafite bazongererwa. Iyo bavuze ngo abafite bazongererwa, inshuro nyinshi tureba ku mafaranga. Oya, siyo gusa, uretse ko nayo yajyamo. Ahubwo uko umuntu agira inyota, Imana iramwihishurira. Iryo hishurirwa rikamutera kongera kugira indi nyota, akongera kongererwa ibindi. Utegereye namba akaguma afite ubusa, ugenda yegera agahabwa ibindi. Amen. Biboneye marayika barimo barihuta, ntibakibishidikanya, barimo barihuta barajya kubivuga. Ariko ijuru, haleluya, ryagennye ko na Yesu ari buhure nabo kuri iyo nzira. Abafite barongererwa. Komeza ugirira Imana inyota. Ngo maze Yesu ahura nabo ku murongo wa 9, arababwira ati ni amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramupfukamira. Yesu wazutse ahura nabo, arababwira ati ni amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramupfukamira. Haleluya. Yesu yemeza kuba mu nzira yabo ngo yongera biyereke. Ababwira ati si ibihuha, ni inkuru z'impamo, nazutse. Komeza wegera Imana. Ntabwo ibintu umuntu amenya mu mwami bizira umunsi umwe muri package imwe. Uyu munsi wigira imbere, ukagira ikintu ushyirwa mu mutima wawe, ukumva ibineza neza, ukumva amahoro, ukongera ukigira imbere, ugahabwa andi mahishurirwa, ukongera ukigira imbere, ukagira ibintu by'ibihamya mu mutima uzi neza, ukaba umeze nk'umuntu wari Golgotha kandi utaruhari, ukameze neza nk'umuntu wasuye ijuru kandi utaragerayo, ariko agashyira ibihamya by'ukuri, ukamenya ngo ubugingo buhoraho burahari, ukamenya ngo irimbukiro rihari, atari ibihuha, bikaba byuzuye muri wowe. Mana yacu ishimwe. Haleluya. Yesu ahura nabo, arabigena, yarazi aho barimo baca, yarazi ko barimo birukanka, yarazi ko batagishidikanya, ariko abo batangiye nabo bongererwa ibindi. Yesu arongera abaha ibindi bihamya by'ukuri. Haleluya.
ngo baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati mwitinya, nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya niho bazambonera. Ndagira ngo iyi mwitinya ya Yesu itandukanye niyo nakubwira. Iyi ni mwitinya imara ubwoba bwose mu mutima w'umuntu. Ndakwifuriza kuyumva. Haleluya. Yesu si ngombwa guhagarare mu nzira yawe, abishatse yakwiyereka, ajya yiyereka abantu, ariko ibyo yaduhaye tujya duhuriramo nawe. Mu ijambo rye arahari. Haleluya. Aho bamuvuga arahari. Yamanura mwitinya y'ukuri mu mutima wawe, ubwoba bwose bugahunga, ukajya uyoberwa ibikwirukansa uko wabirushije imbaraga, bimwe bigihari ibindi byaragiye, ariko mwitinya ye ni y'ukuri. Imanuka ari igikorwa, ntabwo ari ijambo. Haleluya. Mwitinya niyo mpamvu abigishwa ba Yesu barindaga bagera mu rupfu bataramwihakana, bari barahawe mwitinya y'ukuri. Ubuzima buteye ubwoba, abana b'Imana benshi barahangayitse, bahangayikishijwe n'ibihangayikisha abandi. Igihe umuntu agira ngo guhangayika niko kugira ubwenge. Urabona nyine tudahangayitse twaba tubaye abaswa. No, ushobora kugira imibare ugateranya rimwe bigahura ubundi ntibihure, ariko udahangayitse bigahura ubundi ntibigire gute. Haleluya. Ugakora ntunebwe ariko udahangayitse. Guhangayika gutuma tubura Imana, gutuma, ariko kuko amahoro tutayiha, nimuze twegere aho duhurira nawe. Ashyire mwitinya mu buzima bwawe, ayishyiremo yicare mu mutima wawe, ibintu bizamuke bimanuka, ariko uba ufite mwitinya wicayeho urarana nayo ugenderaho. Haleluya. Imyaka ibe myinshi ibe mikeya, amafaranga azebure bitinde, ibintu bikomange ku hirya no hino, ariko ufite mwitinya wibwiriwe na Yesu. Haleluya. Mwitinya nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya niho bazambonera. Ibi byose biteranyije, aba bagore byanze bikunze baraba bahamya b'imbaraga. Ntago bari bugere mu iteraniro ngo abwira ariko murabizi ko abagore batagomba kuvuga. Bahita bavuga ati yazutse twamubonye yazutse. Nimubibwire n'abandi yazutse, babambure mikrofone bapfumurira ahandi babivuge, bababuze kuvuga babibwire badashaka, kuko baramwiboneye. Ndakwifuriza ibihamya by'ukuri bituma ubu muhamya ufite imbaraga muri iki gihe gicuza umwijima. Mana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Mwitinya iriho umure bahawe rijya ribyara imbaraga zo kutagira na kimwe utinya. Mana yacu ishimwe. Haleluya. Data ntigeze akenera ko duhimbahimba inkuru zimwerekeye, arihagije, yifuza kuguha ibihamya by'ukuri mu mutima wawe. Ntakeneye ko tumubeshyera, akeneye kuguha ibihamya, arafuza kukwiyereka akaguha ibihamya by'ukuri mu mutima wawe. Haleluya. Ahabera mwiza ntabwo atugaya gushidikanya, ahubwo ngira ngo icyo yagaya cyane nako nubwo atugaya gushidikanya ntabura gucisha ibihamya imbere yacu, ahubwo ikigayitse kurusha ibindi ni uko utegeraho ibihamya bibonerwa. Abigishwa be nubwo yagiye abagaya gutinda kwizera, ariko ntiyasibye kubasanga kugira ngo bemere ko yazutse. Yesu amaze gupfa no kuzuka yamaranye nabo iminsi 40 kugira ngo abasigire ibihamya bitazaba ari impuha. Na Tomasi ubwo yarivuga ati nataza ngo shyire urutoki aho bamuteye 10 ndushyire mu nkovu zo mu biganza mu birenge, ngewe Tomasi sindi bwemere. Murimo muravuga ngo yaje. Yesu ahabera mwiza, ntifuza ko Tomasi azajyana inkuru z'ibihuha. Ba Petero bakavuga ati yarazutse twaramubonye, Tomasi akavuga ati ngewe byabaye ntahari. Yesu araza ngo yinjira mu nzu ibikuta bifunze, ahita agisanga Tomasi, aravuga ati Tomasi nubwo utinda kwemera ariko ngwino urebe koze urutoki rwawe mu nkovu zanjye hanyuma wizere. Yesu arifuza kuguha ibihamya kugira ngo udacogora, ariko unyemerere ntuva aho ari, unyemerere witoze gake gake gushaka mu maso he, unyemerere icyo tubwira abakristo ko akwiriye gukora, unyemerere ugishyire mu bikorwa n'igihe utabyumva ntacyo bitwaye, ariko aho niho abantu bahurira nawe. Mana yacu ishimwe. Haleluya. Inkuru nk'iyi ngiyi nanone tumaze gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo, iri mu gice cya 24 muri Luka, ariko ndahera kuri 11. Haleluya. Bari abagore baraje, baraza basanga abigishwa nkuko marayika yababwiye, nkuko Yesu yabibasubiriyemo. Baraza basanga abigishwa bajya kubabwira ko yazutse ku murongo wa 11. Ngo ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibabyemera. Abagore baraje baravuga, baba baravugaga n'urusaku, baba baravuga buhoro. Akenshi wari wabona iyo ubwira umuntu ibintu uzi neza akabihakana uburyo umera, urakomeza ukabishimangira, ukajya wongera ukabimubwira, ukumva narakaye uburyo impamvu atabyumva nyine ntabyumva kuko ntiyari ahari. Mana ishimwe ko waje ukajya wibaza ibintu bya Yesu niba ari ibiki, ariko Mana ishimwe kuri muzi.
hari umunsi Yesu azakwiyereka. Haleluya. Ngo ariko ayo magambo ababera nk'impuha ntibayemera. Maze Petero, umva ikintu cyiza Petero yakoze ngusaba kujya ukora. Maze Petero arahaguruka, nubwo byabaye nk'impuha, ariko Petero avuga ati ntacyo, reka ngende negere. Jyuza wegere, nubwo bimeze nk'impuha, jyuza wegere. Nubwo utaha nkuko waje, jyuza wegere. Ngo maze Petero arahaguruka, yirukanka ajya ku gituro, arunama, arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Haracyari mu gutangara, ariko ntarabyemera neza ko yazutse. Aravuga ati byose ntabwo hari. Babona ibintu abagore barimo bavuga ari iby'ukuri. Aratangaye ariko ntaremezwa. Kandi Imana ntishaka gutuma Petero utaremezwa. Imana ntidusaba kwigira abahamya batari bo, irashaka kubikora tukagenda tubizi. Kuko Petero atabyibwiriwe, atabyiherewe, ntago Petero yagera mu rupfu atarabivamo. Imana yacishima. Haleluya. Nubwo byari bikiri impuha, ariko byibuza yifuzaga kujya kubireba. Aravuga ati simbyeme neza, ariko reka ngende. Yashakaga moa, yashakaga kongererwa. Ndagusaba kwifuza kwigira imbere. Hari aho umaze gutera intambwe, komeza wifuze kwigira imbere. Haleluya. Yesu rero kugira ngo abihamye, arakomeza agenda biyereka. Arongera asanga abandi bigishwa, ababo barashekeje. Dore ku murongo wa 13. Umva aho bari baragarukiye, bari bafite ibihamya bigufiya byatuma umuntu abivamo vuba. Kuva ku murongo wa 13, ngo nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kiraro cyitwa Emausi. Kiraro ni nkuko bavuga ngo bajyaga mu mudugudu cyangwa mu kagari ka Emausi. Ngo kuva Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60 cyangwa ibirometero 15. Ngo nuko baganiraga ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera. Yesu ni mwiza. Numva ikiganiro cyabo cyuzuyemo ibintu bifutamye ukuntu, ariko Yesu ntibyamubujije kubegera. Ngo bakiganira babazanya, Yesu arabegera, ajyana nabo. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro, baratangaye bati niwe muntu wo muri uyu mujyi utazi ibyabaye? Ngo bakiganira babazanya, Yesu arabegera, ajyana nabo. Ngo arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro, bari bababaye ko umwami wabo yapfuye, kandi byo kuzuka ntabyo bari bategereje. Mu gushidikanya kwacu, Yesu ntareka kutwegera kugeza aduhaye ibihamya by'ukuri byururutse imitima yacu. Ubizi utariho, ariho yarazutse, upfunirwa muheranye. Ariho narakijijwe, amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ariho narababariwe. Haleluya. Ngo umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arabaza ati ni biki? Yesu ndamukunda. Haleluya. Suko atarabizi, ariko iteka azashaka wowe nanjye duhurira nawe, azashaka aho muhurira, azahashaka. Ushobora guhura mu byiza, ashobora guha ibyiza byinshi ntumubone, agacishamo akantu kagoye kananiye abantu. Haleluya. aba yacishemo akantu kananiye abantu, akagacishamo noneho kuko kananiye abantu, ukamuhindukirira. Ariko azashaka aho muhurira, kuko imigambi ye kuri wowe ni myiza. Si uko kwanga, ni uko gushaka kugira ngo asohoze ibyagambiriye ku buzima bwawe. Haleluya. Arimo arababaza nk'utazi ibyabaye, ariko arashaka kubaha ibihamya bitazongera gusibika. Arabaza ati ni biki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti. Wumva uko bavuga Yesu, bikwereka ko bari baragarukiye bugufi. Ngo ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kuri bo Yesu yarindi umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Full stop. Ntabwo yari Imana, ntiyari umwami, ntiyari yaraje kubakiza ibyaha. Aho niho bari baragarukiye. Yesu rero kuko adashaka ko bazatwara inkuru z'impuha, arashaka kutwiyereka. Haleluya. Ngo ni umuhanuzi ukomeye, bagashyiraho akadomo. Haleluya. Ku murongo wa 20 akomeje bamubwira inkuru. Ngo kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Barakomeje barabivuga, kandi koko barakomeje, kandi barababaye. Mu itorero ry'Imana hari abantu bakunda Yesu pe, ariko bafite intege nkeya. Baramukunda, n'abanyakuri nk'uko abangaba bari bameze, ariko ibyo bamumenyeho biracyari bigufiya ku buryo bitabahesha imbaraga zo guhinduka abahamya bakomeye mu bihe byose. Ariko nyamara bakunda Yesu. Niko n'aba bagabo bameze, baramukunda, bari baramukurikiye, ariko bamenyeho gatoya.
barababaye. Izi nkuru mutavuzivuga mugira ngo utagira ngo barazivuga batababaye, barababaye. Twavuganaga uburyo abatambyi n'abakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Reka none wumva ibyiringiro byabo kuri 21 byo nakaga ngo kandi twiringiraga yuko ari uzacungura Abisiraheli. Uretse ibyo dore uyu munsi ni wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. Aka kantu ko gucungura Abisiraheli bashaka ko aza akaba umwami akabakura munsi y'ububata bw'Abaroma. Muranyumva nshuti z'Imana, ntabwo ari byo kubacungura mu byaha, ntabwo ari byo kuko ari Imana, ahubwo bashakaga kandi abona abagendanye nande nawe. Haleluya. Ariko kuko yarazi ko bazaba abagabo nyabagabo, ntabwo yapfuye ngo ahite yigendera kwa data. Yaraje arakomeza arabibabwira kugeza igihe babyumviye, kugeza igihe byabinjiriyemo, bamenya Yesu ari we, bahinduka abahamya b'imbaraga, barinda bagera mu rupfu bakivuga Yesu. Uyu munsi turamuvuga kubera bo. Haleluya. Cyangwa ugakomeza ukegera Yesu kugira ngo mutazarangiriza urugendo hagati. Maze abari bategereje neza y'Imana ku buzima bwawe bakagira ngo Yesu ntafite imbaraga. Twiringiraga yuko ari uzacungura Abisiraheli. Bibwiraga yuko azabakura munsi y'ububata bw'Abaroma. Abaroma babatwazaga igitugu, imisoro myinshi n'uburetwa bwinshi, ngo twiringiraga yuko ari uzacungura Abisiraheli. Reka wumve inkuru ukuntu zikomeza. Ngo uretse ibyo rero dore uyu ni umunsi wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. Haleluya. Ngo none abagore bo muri twe badutangaje, mba twumiwe none bazanye ibintu by'ibihuha. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe. Iyo uvuga inkuru utembera nuko zivuga, murabyumva. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, ngo bakababwira ko ari muzima da. Daniyo nongeyeho, ariko urumva uko babivuga nabo ntibabyizeye. Nuko none ikintu cyadutangaje, none abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza baratubwira ko babonekewe n'abamarayika. Nkaho bakavuze ati ubwo ibyo bintu urumva bibaho. Ngo bakababwira ko ari muzima. Ngo kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe, abo ni babandi ba Petero birukanse bakajyayo. Ngo kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Murumva ko izo nkuru ntizuzuye kuko ntibamubonye, cyakora basanze adahari. Niba bamwibye, niba bimeze bite, Yesu wacu ntazadusiga hagati, azatwiyereka, azashyira ibihama by'ukuri mu mutima wawe, kuko aragukeneye ukomeye, aragukeneye ufite imbaraga, aragukeneye udasubiramo ibyo Rutanse yavuze, aragukeneye uvuga ibyo wiboneye. Haleluya. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Kandi bamwe bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Iyo umuntu avuga inkuru atizeye neza byumvikana mu magambo ye. Noneho twebwe abo muri iki gihe, iyo umuntu ari mu bintu by'ubukristo atizeye neza, bigaragarira mu buzima bwe. Ubuzima bwe bigaragaza abafite ibihamya by'ukuri, ubuzima bwacu bukagaragaza abafite ibihamya bikimeze nk'impuha. Ibihamya by'ukuri iyo byibatse mu mitima yacu wanabipfira, wasiga byose. Ubuzima bwa hano mu isi urabamo ugomba kubamo, ariko amaso yawe yatunze ku biri mu ijuru, kuko umeze nk'uwabibonye. Uzi ibyo abera babikiweyo, uzi ibitegereje abari mu isi, biguha imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bose muzazamukane mu bwami bw'Imana. Kubamuhamyaga byagaragara ko batabyizeye, natwe ibihamya bikiri bikeya mu mitima yacu, ubuzima bwacu burabigaragaza. Mana yacu tugirire neza. Yesu arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo? Agiye kubasubira mu byo yari yarababwiye bagifite amatwi yo kutumva. Yesu ntazacira urugendo hagati, uzagume aho bavuga ibye, uzakomeze gukora imyitozo yo mu mwuka, uzakomeze kuyikora, wirekera ngo sindamwumva. Yesu yagiye ku nzira yabo express, yabikoze abishaka, yabikoze nkana kugira ngo badasigarana ibintu by'ibihuha, ko ari umugabo wari umuhanuzi mwiza mu byo yavugaga n'ibyo yakoraga, kandi kuba ari biringiye ko azabakiza uburetwa bw'Abaroma. Yesu nifuza kubasigaho, arifuza kubabwira uwo ari we n'ikimugenza, bagahinduka abahamya bafite imbaraga, bakarinda bagera mu rupfu batamuvuyeho. Haleluya.
aravuga ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka. Amaso yabo agira gute? Arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Imana igihumura amaso yacu. Hari igihe nsoma Bibiliya nkaryoherwa, nkavuga Imana warakoze gukora ku maso yanjye ho gatoya, kandi ntabwo arangije, arakomeje. Haleluya. Hibaze si Bibiliya niyo nasomaga kiriya gihe, none se byagenze bite? Amaso yacu ajya ahumuka, Yesu akarekeraho kubimpuha, kandi ukuguhumuka guhora kongerwa. Ntabwo bigera ahantu ngo umuntu avuge ngo nararangije. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe ntiwibuka, umva ukuntu asiga ibihamya by'ukuri by'uko wahuye nawe, ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye. Ageze kuri 32. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira, adusobanurira ibyanditswe. Cyangwa umutima wijimye Yesu agasukamo ukugucya, aya mahoro isi datanga, akayasuka mu mutima wawe, ukamenya ko ibi bintu ari ukuri. Hari umuntu ahura n'idini agakomeza akagerageza iby'idini, dore ko binavuna byo kanyagwa. Biravuna we, bishyiraho amasaha, bigashyiraho amahame, bigashyiraho kutanyeganyega no kudaseka, bigashyiraho gutinya icyo abantu bakuvuga, bigashyiraho kwihagararaho, bikagushyiraho gutinya amaso y'abantu kuruta gutinya y'Imana, bikabiha we, bikaremera kuko bitarimo uburyohe n'ubusabane. Ugakorera Imana urushye, kandi ubundi tuyikorera turyohewe. Ubu ngira ngo nuwampa amafaranga ngo ndeke kubigisha sinamwemerera, kandi kuko biraryoshye, birakwiye. Byarabaye idini rero bijya bibiha. Yesu ni mwiza. Abumvisha rero ibyo ajya yumvisha abamwegera, ngo baravugana bati yo, ubwo amaso yafungutse, kandi Yesu yarangije umurimo, yagiye abasiga ibintu by'ibihamya bitazibagirana, abyanditse mu mitima yabo, ntibizongera gusibika. Haleluya. Ngo baravugana bati yewe ntibibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira, adusobanurira ibyanditswe. Reka tumuhe icyubahiro abo yazaniye umucyo mu mitima. Reka tumuhe icyubahiro abo yirukanye umwijima mu mitima yacu. Reka tumuhe icyubahiro abo yahaye amahoro batari bayafite. Reka tumuhe icyubahiro abifuzaga kwiyahura akabagarurira ubuzima. Reka tumuhe icyubahiro abo yahaye amahoro azanwa no kubabarirwa. Ni mwiza. Iyo ugifite amahoro azanwa nuko hari ikintu wungutse, aya ngaya ubutayazi. Hari amahoro azanwa nuko twabonye promotion mu kazi, nabyo ni byiza, kandi Yesu arakabiguha, urakagira promotion. Hari uburyohe buzanwa nuko umuntu yacikiye arakaguha kubyara niba bitegereje. Hari uburyohe buzanwa nuko umuntu yabonye fiancé, muhamagara mu gitondo nimugoroba arakabiguha. Hari uburyohe buzanwa nuko umuntu yatashye inzu nshyashya nziza, ye baba data we, yanjye nagiye nkajya ndaranyihagaze nyirebaho, none si nyina yibona, arakabiguha. Ariko hari uburyohe bundi budatangwa n'ibyo byose, ndabukwifuriza. Haleluya, ndabukwifuriza. Nta kintu yabahaye, nta kintu yabapfumbatije, ntiyabahaye amafaranga aho bajyaga mu kirorero, niba barajyaga guhaha simbizi. Icyo nzi nuko bakase bagasubira kubwira abandi bigishwa. Ariko hari ikintu yabahaye isi idashobora kubambura. Ngo wumvise bya bineza neza twari dufite twese, twari twayobewe uburyo tutagifite agahinda, twari twayobewe uburyo turimo tugenda turyoherwa. Kumbi yariwe. Haleluya. Atahe mu buzima bwawe yo kabyara, akwiyereke, birekeraho kuba impuha, uhinduka umuhamya ufite imbaraga. Nawe ujya wikebuka uvuga utariko byagenze bite. Baravugana bati yewe ntibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira, adusobanurira ibyanditswe. Ngo uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu. Bajyaga hehe? Mu kirorero Emawusi. Ibintu birahindutse. Haleluya. Iyo yahageze ajya ahindura ibyari priorite zacu. Mureke twe gutoza abantu kureka kwambara mini no kureka gusuka imisatsi. Nimureke twe kubibabwira. Nibahura na Yesu priorite zizahinduka. Haleluya. Zizahinduka.
ibyo yatindagamo azabivamo nta muntu ubimubwirije. Uzi impamvu ureba seri ukiyongeza iyindi kandi bikaryoha? Ariko abantu baracyari baseri bugacya cyangwa byari byo muri corona biracyabaho. Uzi impamvu bikikuryoheye nuko hari ibindi utarabona. Umunsi wabibonye uzabura umwanya kureba filime kuko bizaba biryoshye ku buryo udashaka kubivamo. Bizaba biryoshye, bizaba biryoshye, bizaba biruta filime zose, bizaba biruta imipira ya Arsenal na Manchester sinzi nizigezweho, bizaba biruta, bizaba biruta, bizaba biruta, bizaba biryoshye. Ariko ndagusaba kimwe cyonyine, egeraho ibya Yesu bibonekera, kuko Yesu ntimuzahurira mu maseri, nta nubwo muzahurira muri APR na Rayon Sport. Ushaka kugenda wasengereye ngo itsinde niba ari ukunda, cyangwa ugende wasengeye APR, ariko Yesu ntizihara muzahurira. Jya unyuzamo hejuru ya Rayon Sport na APR, uze mu nzu y'Imana, wumva ijambo ry'Imana. Aho ngaho niho Yesu ahurira n'abantu, akagira gucya akakora ku maso gahumuka. Haleluya! Akazana ibintu by'uburyohe utagishaka kuvamo. Njye numva ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana beza, iyo ndimo koga cyangwa ndimo gukora utundi turimo two mu rugo, nkumva ndaryohewe, nkavuga Mana ndagushimira ko ufite abantu. Haleluya! Nkumva ndafashijwe, nkumva ndaryohewe. Umwanya ukambana muto numva ngishaka kumva ibindi, inshingano zikaza bikaba ngombwa kubizimya. Kandi nigeze gukunda filime kera. Haleluya! Okay, nta nubwo nayanze, ariko nabonye ibiyiruta. Ndi umudamu mutoya, najyaga nicara kuri televiziyo, umugabo wanjye akajya kuryama, saa 9 z'ijoro zikagera. Kandi rero filime ngize icyo gihe zari taraba nziza nk'izo munareba, ariko nkazijyaho saa 9 z'ijoro. Nkagenda nyonyumva, watanyumva numva afite isoni. Murabizi waravuye iwanyu baguhannye baguhannye uri ku mutima muhanana, ariko ibikuzuye nyine bikanga. Umuntu yubaka uko yubatse. Dukore bridal shower, ariko ntituzaguhindura ijoro rimwe. Runda Yesu mu buzima bwawe, azabikora neza. Haleluya! Mana yacu ishimwe. Batangira kuvuga ku bihamya noneho bafite. Ngo uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Muri kwe nkuru kuntu zatangiye, abagore bamwe muri twe bagiye n'abandi bagiye, basanga ngo uko abagore babivuze ariko byari bimeze data, ariko we ntibamubonye. Ku 34 ngo bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse. Ubwo bahageze ibihamya byabaye byinshi. Ba Simoni bamubonye, abajyaga muri kirakiroro nabo bamubonye, abagore bamubonye, ibihamya byabaye byinshi. Ngo bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse. Ngo ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo batekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Nuko yaje gusangira nabo, cyagiye bafunguka amaso, none ibihamya bibaye byinshi, biraturika bituruka hirya no hino. Haleluya! Ubundi ibi bihamya byabaye byinshi nibyo bibyara ububyutse. Ni igihe Yesu yakwiyeretse, akanyiyereka, tukabihuza umuriro w'Imana ukaka. Nta gushidikanya kukirimo. Abagore bamubonye, ba Simoni bamubonye, abari mu kiyorero bamubonye, bamwiboneye. Haleluya! Nimureke dushake Yesu ngo kabyara, nimureke tumwegera, araboneka, arafatika. Ntabwo ari inkuru z'impimbano, ntabwo ari igipindi, ntabwo ari kumara umwanya, ntabwo ari ministeri zavutse hejuru izindi ministeri, ntabwo ari gukora amazina. Yesu ni muzima, kandi uzamyumva neza ibyo mvuga, aruko nawe yakwiyeretse. Ni ukuvuga ngo abagabo baraje basanga ba Simoni barimo baravuga, abagore baravuga, noneho ibyo abagore bavugaga barahindukira, noneho barabyumva, barabyemera. Cyangwa akakwiyereka yo kabyara, cyangwa agakomeza akaguha imbaraga zo kwegera havugirwa ibye, cyangwa agakomeza akaguha imbaraga zo kwiherera uri wenyine nubwo utaramenya uko biva n'iyo bijya, ariko ibyo wamenye n'ibyo ushoboye ugahera kuri ibyo ngibyo. Haleluya! Umuhamya w'imbaraga yahuye n'undi muhamya, bibyara ububyutse, bibyara umuriro w'Imana. Haleluya! Ibi ntibyari bihagije. Yesu uko abantu bamenyaho gatoya, arakomeza akabereka ibindi. Yamaze iminsi 40 abiyereka, agwiza ibihamya mu mitima yabo ko bari bafite umurimo ukomeye wo gukomeza kumuvuga, kumwamamaza, bakabica bagakomeza bakamuvuga. Yesu nawe abyitaho, amara iminsi 40 atarajya kwa data, akibereka ko yazutse, akibibabwira. Haleluya! 36 ukuntu Yesu ari mwiza. Ngo bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo. Haleluya! Barimo barabivuga, noneho babibonye, aragarutse arongera arabemeza. Ngo bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze barikanga, barongera bagira ubwoba. Urabizi igihe wemera ibintu ariko utanabyemera neza,
watangiye. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati kibahagaritse imitima ni iki kandi n'iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu, nimurebe ibiganza byanjye. Haleluya. Uyu mugabo ntiyatangije idini, uyu mugabo yazanye gusabana. Ntashaka ko batwara ibintu batazi neza. Ntabwo data guhamagarira ibintu bikugoye bikuvunnye abishyiramo uburyohe tugahaguruka turyohewe. Ntibabasha gukonvinsinga umuntu nawe utari convinced, arabanza akabyemeza wowe kugira ngo ushobore kubyemeza abandi. Haleluya. Ngo nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye mumenye yuko ari njye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe kuko umuzima atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Mana ni nziza. Uriko ko yambaye umubiri w'icyubahiro uca mu gikuta, ariko niba yarabigenje ate ngo yongera agire amagufwa nabo babone uko bakoraho ntumbaze. Ngo avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye, nuko ibineza neza bibabujije kubyemera, byabaye byinshi, biri too much. Oh haleluya. Hari igihe Yesu azana ibintu biri too much ukajya uvuga uti wangiriye neza mwami, wanciye iki Yesu. Mu ntege nke zanjye niki cyatumye usanga, niki cyatumye unkunda, niki cyatumye unyimenyekanisha, niki cyatumye usanga muri cya cyumba cyanjye, niki cyatumye unkunda Yesu. Haleluya. Ibineza neza bikibabuje kubyemera bagitangara. Arabaza ngo hari icyo kurya mufite hano, ariko Yesu we uri mwiza. Uzi ko Yesu agera mu nguni zose. Abantu b'abagabo ariko kuki simundi batihahiye babaza ibyo kurya waye, ariko ni Imana, ni umubyeyi, ni inshuti, umugizi wa neza. Haleluya. Hari icyo kurya mufite hano kugira ngo yongere asabane nabo. Ngo bamuha igice cy'ifi yokeje, ngira ngo ikindi gice Petero yari yakiriye. Ngo aracyakira akirira imbere yabo, barakomeza barasabana. Maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Ninko yakababwira ati cyagene babwiraga mudafite amatwi yo kubyumva, ariko ubu none nje kubibabwira neza. Ibintu byose byanditswe kuri njyewe mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe, muri Zaburi, byose bikwiriye gusohora. Ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Abungura ubwenge. Haleluya. Ntiyabasigira ibintu bicagase, ntiyabasigira ibintu by'igice. Ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, aje kongera kubibabwira, nimwe bagabo b'ibyo, nimukomere, nimwakire ibihamya by'ukuri, kuko nimwebwe muzabihamya. Sinshaka ko mugendana ibintu by'ibihuha. Haleluya. Data nifuza ko watunga agakiza k'ibintu by'ibihuha, kagarukiraho abatagafite bagarukira. Haleluya. Mu bintu bisanzwe tujya dusaba by'ibifatika, n'abadafite Yesu bajya babigeraho. Yesu rero ntiyakwifuza kugarukira ku kintu n'isi ishobora gutanga, kuko icyo ntikizakubera igihamya, nta nubwo wagihagararana. Abantu bamwe bavuga ubutumwa mu bihugu byo hanze bajya badusatsa ukavuga ngo uyigezeyo ntabwo wavuga ngo Imana yarangaburiye cyangwa yaranyambitse, kuko uribaza nose umuntu asonza ate. Hari igihe ibintu byo kubabwira ngo bwashize inzara burya bifasha abayirimo. Ariko ibibwira abantu bose ariko hari ibindi bintu biva mu ijuru. Haleluya. Ndakwifuriza ko wagerana na Yesu aho hantu. Ni testimony yakora ku bahazi n'abashonje, ukavuga uti Yesu naramubonye. Yagira umumaro ababyaye n'abatarabyara, yagira umumaro abakennye n'abakizi. Ni testimony yabwirwa abaperezida n'abatarizi, yabwirwa abakomeye n'aboroheje. Yesu naramubonye. Gusa hari umuntu ntabwira ngo Imana yaranzamuye, yajya areba aho nazamutse akahabura. Yaba yarazamutse hehe? Kuko urundi rwego rwo kuzamuka mu isi araruzi, ruri hariya hejuru, ariko mfite ibindi namubwira akabyumva, ko Yesu ari muzima. Haleluya. Ku bugingo buhoraho babihabwa bakiri n'ahangaha, kandi ko babuhawe babizi ko babufite, kuko hari ibintu byanditse mu mitima yabo. Mana yacu ishimwe. Nimuharanire ibyo ngibyo nshuti z'Imana. Ngo nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Data arakwifuza nk'umuhamya ufite imbaraga, ntiyifuza kugarukira bugufi. Ubutumwa bwiza bari batwaye bwarihutirwaga, bagomba guhita banyanyagira, ariko Yesu ntashaka abantu banyanyagira batazabigomamo. Niyo mpamvu yifuza kukwiyereka, ariko aragusaba, nanjye ndagusaba gukora iki? Hari ahantu yababwiye ngo nibagume. Guma mu nzu y'Imana,
koko ukamara icyumweru 2 utageze ahantu hasengerwa koko pe wakazi kabaye kenshi nturi umusirikare kandi abasirikare nabo nasanze bose batamera kimwe hari abasirikare batava mu bigo ariko bafite internet bashobora gusengera kuri internet ufite akazi kuko ujya ugira umwanya ukabona umwanya wo kujya gusura abantu ukabona n'umwanya wo kujya mu mupira ukabona n'umwanya wo kujya muri shopping kubona hanyuma ku cyumweru mu gitondo kuri ko bunaniwe cyane ukaryama icyumweru kimwe n'icya kabiri ukaryama niba uri umurinzi ku nkiki haleluya ugaterana wa gatatu umwe ugasimbuka 3 mureke dutegerereze abantu bahurira na Yesu yahurira nawe mu cyumba cyawe muri mwenyine ariko gerageza ibyo abera bakura bagerageza emera ibyo ubwirwa n'abigiye imbere bateye agatambweho gato urugendo ni rumwe turimo turasubira mu byo ba Paulo bakoraga turimo turasubira mu byo ba Petero bakoraga nyuma y'umunsi wa Pentekote ngo bakomeje kujya bagwiza abakizwa ngo ariko iteka bashishikariraga kumva ibyo intumwa zigisha bakamanyagura imitsima bagasangira byose ngo itorero rikarushaho kwaguka bahoraga biga ijambo ry'Imana igihe kimwe abantu bamaze kuba benshi ko bari bafite ngo amapfakazi niba abakigere cyese nimyibuka hakabaho ibintu by'agasigana bamwe bakavuga ati bari abapfakazi rero batokomoka mu magereke babaha bikeya abo mu bayuda bakabaha byinshi uko niko abadiyakoni bavutse hanyuma ba Petero baricara bavuga rero ntago dukwiriye kurekera kwiga ijambo ry'Imana ntago dukwiriye kurekera kugabura ijambo ry'Imana abantu bibaniye na Yesu ariko bari bagifite umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana ngo tujye kugabanya ibintu imitsima ahubwo ni mushaka abadiyakoni kandi abadiyakoni nabo batabonetse bose buzuye umwuka w'Imana buzuye ubwenge bw'Imana bashimwa n'Imana n'abantu haleluya ntago ari abambaye neza n'abatanze amafaranga menshi ngura mukobwa rwo yambara neza ngo reka bari ugikora protocole ngo hariye ngo imbere buzuye umwuka w'Imana bashimwa n'Imana n'abantu haleluya kandi abadiyakoni bari bitangaza murabizi Stefano bamuteye amabuye murabizi Filipo yavuze ubutumwa bwiza ndetse rimwe aranaguruka amaze kubatiza ya nkone bari babadiyakoni bose hamwe n'abadiyakoni hamwe n'aba Petero bose bari buzuye imbaraga z'Imana nimureke twegere Yesu Imana ibaha umugisha murakoze kuba mu ijambo ry'Imana reka duhaguruke dusenge ijuru rirakwifuriza kuba umuhamya ufite imbaraga data nta gusaba kubyigirisha ntaga gusaba kubihimba ariko data ni mwiza ntasaba kujyanza kubigisha ibintu by'ibihimbano n'ibintu byatuma mva imbere yanyu mbone mbakiriye umunsi se Mana none biragenda biti data arashaka kubikorera muri twe bikakubera ubuzima yacisha ashaka agashyira igitsikamutima mu mutima wawe agashyira igihamya cy'ukuri kandi ibihamya bye bigenda byunguka iminsi tumaze tugendana nawe yo kabyara yagiye ashyira ibihamya nyuma y'ibindi ahera kuri bimwe akagenda guha ibindi ntarekeraho tangirira aho ushoboye zirikana ko kuwa gatatu ari umunsi wo gusenga no kwiyiriza ubusa uhera aho ngaho wibuka ko hari amateraniro uzuterane niba ufite urusengero aho uteranira wibuka ko hari ibikorwa byo gusenga bafite ugenda uterane ntabwo ngusaba inzererezi no kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wundi wa mbere uri mu nsengero hirya no hino ariko ndagusaba kugira umurongo no kugira aho uhurira n'Imana yawe ndagusaba kuva mu bizurungutana by'iyi si dore ko bihoraho ukagira igihe hera ku isaha imwe hera ku minota mike upfukama imbere y'igitanda cyawe wicare usabane n'Imana yawe hera ku kanya gatoya kazagenda kabyibuha soma ijambo nuko utaryumva hera ku bitabo bisa nk'ibyoroshye itoze buke buke gabanya ibiganiro wumva ushyiremo no kumva ijambo ry'Imana bidafite umumaro ushyiremo kumva ijambo ry'Imana itoze rwo n'uruhare rwawe ntabwo uzamenya ko Yesu azagenda ashyira ibihamya by'ukuri bitagikuka mu mutima wawe bagiye kumva bagiye gusiga intumbi ntabwo bari bazi ko yazutse ariko byibuze urukundo bari barakundanye bikeya bari baramumenyeho byabateye kugana aho batekereza ko bari bumusange bikeya wamenyeho byakumenyeshe ko inzu z'Imana zihari byibuzaganaho
kora bike ushoboye azagenda akongerera ibindi. Arakwifuza nk'umuhamya ukomeye utajenjetse utatwaye inkuru zimuha. Reka tuzamura amaboko dusenge. Data tuguhaye icyubahiro, turagushimye kuri Imana yacu. Ndagushima watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndasaba imbaraga zibigiza aho uri, imbaraga zitwigiza aho ubonekera, imbaraga zidushoboza kubyuka tugasenga, imbaraga zidushoboza kwihirana nawe, imbaraga zidushoboza kuba mu materaniro y'abera, imbaraga zidushoboza kumva ijambo ry'Imana, abavuga ubutumwa bazima barimo bigisha ijambo ryawe. Dushoboza ibyo ngibyo byoroheje, uzakora ibindi bihambaye bizasiga ubuhamya butagisibika butagikuka mu mitima yacu. Mwami w'abami, urabyifuza, urifuza twese kuduhindura abahamya bafite imbaraga, abahamya badakangwa n'ibihe, abahamya batanamuka, abahamya badashobora kuzima, abahamya badashobora gukonja, abahamya bafite ibyo babwiwe nawe n'ibyo bakubonanye. Urakoze kurimo kugenda ubikora. Ndagushimira kutajya utureka, ngaho ugendana natwe, tugwiriza inyota yo komeza kugushaka, tugwiriza inyota, tugwiriza inyota. Turagushimira kandi ibyo umaze gukora Mwami. Aho duhagaze uyu munsi ntitwari tuzi ko tuzahagarara, ibyo tukumenyeho uyu munsi ntitwari tuzi ko byashoboka, imbaraga duhaye uyu munsi ntitwigeze turota ko twazigira. Iminsi turindiye mu gakiza ntabwo twari tuzi ko tuzayimara. Twakijijwe Mwami dukeka ko tutamara ukwezi, dukeka ko tutamara umwaka, ariko tubereyeho kwizerwa nyaguhora ku ngoma. Aho ugejeje gukora kwawe turagushima, kandi ntiwenda kubicira hagati. Ntushimwe, ntabwo wazanywe no kuduciraho iteka, wazanywe no kudukiza. Reka uyu mugoroba tubere umugoroba wo kweguka no kwegurwa ku bari barambaraye, abibwiraga yuko utabitayeho, abibwiraga yuko utagikora, abibwiraga yuko utakiriho. Ongera ucishe kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwabo Mwami. Baremera ibihamya bishya, abafite ibihamya bisa nk'ibishaje bitagifite icyo bibwiye imitima yabo, ongera uzane ibishyashya Mwami w'abami. Ongera uca imbere yabo nk'uko wavuganye n'abana bagabo bajyaga mu kirorero batazi ibiriho, bakakubona ntibakumenye. Ongera ukora ikintu gishya gituma amaso y'abafungukanya guhora ku ngoma. Turakwizeye, uri mwiza. Ntabwo twabasha guha abo dukunda inyota, ntitwabasha guha abana bacu, abagore bacu n'abagabo bacu inyota, ariko wowe wabikora. Ca muri bikeya tubabwira, ca muri bikeya iyo tubatumira mu nzu yawe, ca muri bikeya iyo tubakunze niyo tubereye imbuto, ca muri bikeya twebwe abantu dushobora, ubikoreshe biyereke Mwami. Twikurura ubwenge bwabo, bahindukire bakizwe, duhe ubutware bwo kukuvuga kugira ngo bakumenye. Duhe imbaraga zo kwera imbuto ahantu bitacyoroshye kwera imbuto, kugira ngo haraho nabyo bikoreremo. Duhe gukunda abadakunditse, baba bari bugufi bwacu, abantu bakaba batangiye gucogora. Duhe imbaraga zawe, duhe kuguhagararira mu miryango yacu, duhe kuguhagararira mu kazi kacu, duhe kuguhagararira aho dushyira hose Mwami w'abami. Abintu bicarana natwe, batindana natwe, bamere nk'abagendanye nawe, bamere nk'abakubonye. Nyuzuza mu ibyiza byawe kugira ngo mbisuke, kugira ngo